Turacyavuga ku nzozi. Inzozi umuntu wese azibona mu ijoro cyangwa ku manywa, ariko igihe cyose aryamye asinziriye nibwo ashobora kubona inzozi, rimwe na rimwe akibagirwa ibyo yarose cyangwa ubundi akabyibuka, bikamutera ubwoba rimwe na rimwe cyangwa bikamutera amatsiko cyangwa ibyishimo. Muri iyi videwo tugiye kongera tugaruke ku nzozi zimwe na zimwe abantu bakunda kurota bakibaza icyo bisobanura kikabayobera. Ni ubushakashatsi twagerageje gushaka kugira ngo dushobore kubibagezaho. Muri kumwe na Kamukama kuri Kamukama TV Rwanda. Iyi ni episode ya 2 isobanura ku nzozi, kubera ko kuri channel yacu hamaze kugeraho episode ya mbere. Tugiye gusobanura ku nzozi zikurikira. Dufite inzozi zigera ku 10 turi buvugeho. Turaza kuvuga kurota uhura n'inshuti yawe ya kera, icyo byaba bisobanura. Tuze kuvuga kurota ibyo wanyuzemo mu gihe cyashize, icyo byaba bisobanura. Tuze kureba kurota wabonye amafaranga, ese byaba bishatse kuvuga iki? Tuze kureba kurota urimo kurwana n'umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe, byaba bishaka gusobanura iki? Tuze kureba icya 5, kurota uca inyuma uwo mwashakanye, byo byaba bishaka kuvuga iki? Tuze kureba kurota ukora impanuka cyane cyane y'imodoka, byo bisobanura iki? Tuze kureba kurota ubyara cyangwa ukarota inkoko ituraga imishwi, byaba bisobanura iki? Icya 8 turi burebe ni ukurota uzengurutswe n'abantu benshi cyane. Tuze kureba kurota nanone uvuza induru ijwi ntirigende, ukarota uvuza induru ariko ijwi ntirigende. Hanyuma tuze gusoreza iyi episode ya 2 ku kurota wikubita hasi uturutse hejuru, icyo byaba bisobanuye. Muri kumwe na Kamukama kuri Kamukama TV Rwanda, mbasaba gukora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo tujye tujyana muri byose tuganirira kuri iyi channel yacu. Reka rero dutangire dusobanure izi nzozi. Iya mbere twavuze kurota uhura n'inshuti yawe ya kera. Ntabwo bihita bivuga ko hari inshuti udaheruka muzahura, ahubwo icyo bishatse kuvuga hano ni uko hari imico myiza yari yarakuvuyemo irimo kugenda ikugarukamo. Hari imico myiza wagiraga kera, cyangwa se hari ingeso nziza wagiraga kera ariko wari wararetse. Hari imyitwarire myiza wagiraga kera wari wararetse, noneho ukaba utangiye kwisubiraho ushaka kongera kuba nk'umuntu wa kera, ugarura za ngeso nziza, bityo ukaza kubibona mu buryo bwo kwerekwa mu nzozi, ukabona ari inshuti yawe ya kera urimo guhura nayo. Ntabwo ari umuntu wa kera mwari muziranye mugiye guhura, ahubwo ni imwe mu mico wagiraga wari wararetse myiza irimo kugaruka, ukaba urimo kubyerekwa. Turebe kurota ibyo wanyuzemo mu gihe cyashize. Ibi ni ibitekerezo cyane bigaragaza ko urimo guheranwa n'ahashize, urimo guheranwa n'amateka yawe. Ni ikigaragaza ko mu by'ukuri amateka yawe arimo kukuzitira cyane. Urimo kwibaza cyane ku byo wakoze mu hahise hawe, kandi ukabona ko birimo kugira uruhare mu byo urimo kunyuramo ubu. Niba hari umuntu wapfuye warose muri kumwe, uba uhora wibuka uruhare rwe mu buzima bwawe. Mu by'ukuri iyo kenshi urota ibintu wanyuzemo cyane, biba bigaragaza ko ibyo bintu wanyuzemo byagufashe bugwate, ndetse n'uyu munsi bikaba bikigira uruhare mu buzima bwawe. Bikaba bisaba gusenga, kwiyemeza, ukibagiza ibya kera kugira ngo past yawe itazagira uruhare kuri future yawe. Iyo ukomeje kuba imbohe y'amateka, bituma udafata umwanya cyangwa umwanzuro wo gutera imbere. Ni byiza rero ko iyo ubona uhora urota ibintu by'ahahise byawe, aho watsinzwe,
aho wagize intege nkeya, ibintu byakubayeho, ibyo biguma bikuzitira bikagushyira mu gahinda, bigatuma udakora ngo utere imbere ngo usingire future yawe. Nandi ni ukuri ndababwiza ukuri, your past should not affect your future. Leave your past behind and think about your future. Katurebe kurota wabonye amafaranga menshi cyane, byo byaba birimo kuvuga iki? Iyo warose ufite amafaranga biba bishatse kuvuga ko mu mutima wawe ufite ibintu byinshi bikurimo ushaka gusohoza, ushaka gushyira hanze, ufite imishinga myinshi ushaka gushyira hanze, ufite ibikorwa byinshi uteganya biri mu mitima yawe, biri mu bitekerezo, ukaba ushaka kubisohora ngo bijye hanze bitangire bibe imishinga. Ufite inzozi z'umwihariko, ufite ubukire urimo gutekerezaho cyane, ufite inzozi zigaragaza uko uteye, ibyo ukunda n'ubushake bwo kumenyekanisha ibyo ufite kugira ngo umenyekane. Ni ukuvuga ngo iyo utangiye kurota ufite amafaranga, uba ufite imishinga, ufite ibitekerezo, ufite impano ushaka gushyira ahagaragara kugira ngo zibashe kukuzamura, zibashe kukumenyekanisha. Twari twagera ku yawe nshuti unkurikiye, niba tutaragera humura tuzayigeraho. Tugiye kureba ikiroto cya kane, kurota urimo kurwana n'umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe. Kera tutarasobanukirwa abo twitaga abasazi. Iyo urose urwana n'umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe, ukarota kwirukankana cyangwa murwana, bisobanuye ko uba ugiye kuvangirwa, ugiye guhura n'ibintu uvangirwe, ugiye guhura n'ibintu unanirwa kubisobanura, ugiye guhura n'ibintu unanirwa kumenya icyerekezo cyabyo. Ariko hari uburyo bubiri, iyo murwanye ukamurusha imbaraga, haba hari ibintu bigoye ugiye guhura nabyo ariko ukazabitsinda. Iyo murwanye ukamurusha imbaraga, ni ukuvuga ngo ugiye guhura n'akavuyo, ugiye guhura n'ibintu bigoye, ibintu bigukomereye, ibintu bidafite icyerekezo, ariko humura, niba warwanya ukamutsinda ukamunesha, uzabitsinda. Ariko iyo agutsinze, ni ikimenyetso cy'uko ukwiye gusenga cyane kugira ngo Imana ikunyuze muri icyo kigeragezo gikomeye cyane. Turebe kurota uca inyuma uwo mwashakanye. Iyo urose uca inyuma uwo mwashakanye, ntabwo mu by'ukuri bivuze ko ushaka kumuca inyuma, nta nubwo bivuga ko wamuciye inyuma, ahubwo iki kiroto icyo kivuga ni uko uwo nguwo mwashakanye afite ibintu ashyize imbere mu mutima we kuruta wowe. Ni ukuvuga ngo ntabwo akwitaho. Iyo witegereje ubona atakwitaho, ufite agahinda kuko atakwitaho, ufite agahinda kuko hari ibintu byinshi ashyize imbere kukurusha, ufite agahinda ko hari abantu ubona ashyira imbere kukurusha. Niyo mpamvu utangira kurota ukarota wamuciye inyuma, ukarota wumva wabivamo. Ni ukuvuga ngo iyo ufite bene ibyo biroto, ufite inzozi zimeze zityo, ni byiza kwitegereza, ukicarana n'uwo mwashakanye, mukareba, mukaganira, mukareba aho bitagenda neza, mukareba impamvu arimo guhuga cyane ku buryo atakwitaho, ukareba se ni akazi, ese ni ibindi, ni ikibazo mfite cyatumye anzinuka agatekereza ku bindi kugira ngo mugikemure. Gusa nanone iyo mu bashakanye hatarimo kwizerana, bene ibyo biroto biza kenshi, noneho haba haziramo no gutekereza ko koko yaba guca inyuma kubera ko mutizerana. Ariko niba hari icyizere mwizerana ariko ukarota bene izo nzozi, bivuze ko mu by'ukuri atakwitaho, afite ibindi bintu arimo gutekereza cyane kuruta wowe. Bisaba ko mwicarana mukaganira kugira ngo mumenye ikitagenda neza, hato mudasenya urugo rwanyu. Ikiroto cya gatandatu, kurota ukora impanuka, cyane cyane imodoka. Bigaragaza ko hari ikintu gishobora kubangamira imishinga yawe cyangwa ibikorwa byawe. Kuvuga ngo ni ikintu kigaragaza ko hashobora kuba hagiye kuza ikintu cyabangamira imishinga yawe, cyabangamira ubucuruzi bwawe, cyabangamira imyigire yawe, cyabangamira gahunda zawe. Iyo warose impanuka, ntabwo ukwiye gutinya gukomeza ingendo zawe urimo uratinya impanuka. Oya, ntabwo ari cyo bivuga, ahubwo suzuma neza, urebe mu mishinga yawe inzitizi zigiye kuza, uzitegure, utegure gukemura icyo kibazo. Ni ibintu bikubwira ngo there are some risks that are going to be in your project
and then you be ready for managing those risks so that you can try to minimize the negative result of those risks. Kuvuga ngo ni ibintu bigiye kukubaho bikangiza imishinga yawe, biba byiza rero ko witegura mbere y'uko biba, ukareba uko uzabikemura. Tugiye ku ndoto cyangwa ku kiroto cya karindwi, aricyo kurota ubyara cyangwa ukarota inkoko irimo ituraga imishwi yayo. Ni inzozi nziza, ni ikiroto cyiza cyane, kiba kivuga ngo hari amasezerano yawe agiye gusohora, hari ibyo wategereje igihe kinini bigiye gusohora, hari imigambi wari ufite ariko igiye gushyirwa mu bikorwa, hari ijambo ryiza riri ku mutima wawe ugiye kubwira umuntu ukunda kandi w'ingenzi, hari igikorwa gishya ushaka kubona kandi cyatunganye kigiye kugera. Ni ukuvuga ngo nurota urimo kubyara cyangwa ukarota inkoko irimo ituraga imishwi, uzashima Imana uvuga uti umpe ubuzima kugira ngo ndebe iryo sezerano. Ikiroto cya munani twavuze ni ukurota uzengurutswe n'abantu benshi, abantu benshi, imbaga nyamwinshi, ukarota you are in the midst of a crowd, a multitude of a group of people, uzengurutswe n'abantu benshi. Ibyo bintu hari uburyo bubiri. Nurota uri mu bantu benshi ariko ukagira ubwoba, ibyo bintu bikagutera ubwoba, uwo muriri w'abantu ukagutera ubwoba, ni ukuvuga ngo fata umwanya utekereze ku bugwari ujya ugira, haba mu mibanire yawe n'abandi cyangwa bwo gutinya gucibwa urubanza igihe waba wafashwe uri mu makosa. Bivuze ngo nurota uri mu bantu benshi kandi ukarota ufite ubwoba, wisuzume. Hari ahantu ufite intege nkeya mu mibanire yawe n'abandi, wisuzume urebe niki gituma utinya abantu, wisuzume urebe niki gituma utinya kugera mu bantu, wisuzume urebe ahantu wacitse intege, ahantu ufite ubugwari, ahantu utari umunyembaraga zituma utabana n'abandi. Wisuzume neza kandi urebe niba hari amakosa ufite, wige gusaba imbabazi, kandi humura uzababarirwa. We gutinya kwemera amakosa yawe, niba ngombwa wemere gucibwa urubanza, ariko ubane n'abantu amahoro. Gusa ariko nanone niba uri mu bantu benshi ukabona urasabana nabo, ukabona murahuza, ni ikikubwira ngo hari impano ufite, hari impano ufite ukwiye kuzamura ukagaragaza. Ariko nanone dusubiye gato haruguru, niba wagize ubwoba, bisobanura ko hari impano ufite ariko ukaba wanga kuzikoresha, ukaba ugiye kuzamurwa. Ariko niwishima ukabona uri kumwe nabo, ni ikimenyetso cy'uko ufite impano kandi witeguye kubyaza umusaruro, ndetse ko abantu bazitegereje cyane. Igihe rero wihasanze uri mu bantu ariko ukabasha kwihagararaho, ukabasha kuganira nabo, ukabasha kuvugana nabo, ukabasha kunezerana nabo, ibyo ni ibigaragaza ibyishimo uterwa no kugera ku cyo wiyemeje. Ni ukuvuga ngo hari icyo wari wariyemeje gukora urimo kugeraho, bityo bikagaragaza ibyishimo ufite. Ikiroto cya cyenda, kurota uvuza induru ijwi ntirigende. Iki kiroto ushobora kubyuka wahagira ibyuya byaje, ukihanagura, ukagira ubwoba bwinshi cyane. Ibyo bivuze iki? Bivuze ko mu buzima hari biba byarabaye mu buzima bwawe bw'ahashize, ariko ukaba warahuye nabyo nta bushobozi ufite bwo gukemura icyo kibazo uhuye nacyo. Cyane cyane n'ibintu biba byarabaye mu bwana, bikakubaho nta kindi wakora, nta bushobozi ufite, nuko ingaruka zije zikaza. Noneho gutekereza kuri icyo kintu ukavuza induru ariko ijwi ntirigende, ubuzima buba bugushubije hahandi wagize ikibazo, ariko nta bushobozi nawo kugutabara, nawo kugufasha, ntacyo wabikoraho, ndetse byakugizeho ingaruka. Bisaba rero ko nanone usenga Imana yo mu ijuru, ibasha kugukuraho uwo mutwaro wo guhora usubira mu mateka y'ahashize, kugira ngo bitakwangiriza ejo hazaza. Ikiroto cya cumi aricyo tugiye gusorezaho, ni ukurota wikubita hasi uturutse hejuru mu kirere.
ukaba umanuka wagira ngo urimo urava mu ijuru wikubita hasi ukabona ntugera hasi uri mu kirere. Nshuti yanjye, nta kindi bisobanura, ni ukuvuga ngo muri wowe utinya guhomba. Iteka ryose iyo utekereje ku mushinga ijambo guhomba riza imbere y'ibindi byose. Ikindi bisobanura ni uko ufite ubwoba bwo kumva ko ntawe ukwitayeho, ufite ubwoba bwo guhora utekereza ko nta muntu ugukunda, ufite ubwoba bwo guhora utekereza ko ntawe ukwitaho, ufite ubwoba bwo guhora utekereza ko nta nshuti, ushobora guhora ufite ubwoba ko mu by'ukuri nta muntu ukurebana imbabazi. Kandi nanone bikaba byagaragaza ko ugiye gutsindwa n'ibigeragezo. Uri mu kigeragezo, urose inzozi zimeze zityo, senga, naho ubundi ushobora gutsindwa n'icyo kigeragezo. Mwakoze gukurikira, yari Kamukama kuri Kamukama TV Rwanda. Nongera kubasaba subscribe, comment, share, likes kuri Kamukama TV Rwanda.